ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Mu kwa 11 kwa 2023 umuherwe akaba na nyiri uruganda rukora mu modoka Elon Musk yavuze ko Tesla yashyize hanze imodoka itabaho kandi ngo yagatangaza. Iyi modoka yitwa Tesla Cybertruck, ahubwo ku rundi ruhande benshi babonye akwiye gusekwa cyane, yewe kuko bavuga ko atari imodoka yo kugendamo, batekereka niba yari bakagaburende cyangwa igifaru. Twe turi The Fixers. Tesla Cybertruck pickup ni imodoka ikoresha amashanyarazi aturuka muri bateri. Nk'ibisanzwe Tesla isanzwe izwiho kugira imodoka nyinshi z'ubu bwoko zikoresha amabateri. Gusa iyi Cybertruck yaje ifite imiterere yihariye kuko ifite imigongo iri flat cyangwa irambuye ku buryo yewe ishobora no gukebana utarebye neza. Iki gikoko cy'imodoka kitavugwaho rumwe cyakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagize uruhare mu gutanga igishushanyo mbonera cyayo ni kabuhariwe Franz von Hofzen, usanzwe ari umunyabugeni w'uruganda rwa Tesla kuva mu 2008. Iri mu bwoko bw'izizwi nk'ama pickup. Pickup ubundi ni imodoka zigiye hejuru ariko zifite inyuma hanini kandi harangaye, hajyamo ibizwi nka karigo cyangwa imiziga benshi tuzi, yewe inyinshi tuzi hari nk'izitwa za Helix, Vigo, yewe n'izindi. Izi Cybertrucks zirimo amoko atatu. Hari yitwa AWD cyangwa se ariyo all wheel drive, hakaza dual motor all wheel drive, hakaza na RWD cyangwa se izwi nka rear wheel drive. Ibi biba bisobanuye bimwe byo mva mu Kinyarwanda bavuga ngo ikururira imbere, ikururira hose cyangwa se inyuma. Kuri Elon Musk avuga ko igitekerezo cy'iyi modoka cyavuye muri filime ya James Bond yitwa Spy Who Loved Me. Yakaba yari irimo imodoka yashoboraga no kuba submarine cyangwa ubwato bwo munsi y'amazi. Musk muri 2019 yavuze ko iyo modoka yari yaragaragaye muri iyi filime nubwo byasaga naho ari amakabyo cyangwa se amakabyo ya filime, nyuma uruganda rwe rwa Tesla ngo rwari dufite imeze nkayo. Ibi byatumye abantu benshi bamuseka. Dore n'ubundi ko uyu mugabo azwiho ko ari umuherwe, gusa n'ubundi wivugira ibije byose bigatuma benshi batekereza ko azi no gusetsa. Gusa kuri Musk n'abamufasha mu bishushanyo bizwi by'imodoka ze bari babizi ko ishobora kutazagurwa cyane cyangwa se ngo ikundwe yewe cyangwa ngo ishimwe na bose. Nyamara Musk yifashishije amagambo umuhungu we witwa Saxo yigeze kumubaza. Yaramubajije ati, "Daddy, why doesn't the future look like future?" Mu Kinyarwanda avuga ko ari nkaho yaramubwiye ati, "Ese papa, ejo hazaza mwirwa muririmba ko iyo bigeze kuri ejo hazaza nta gishya tubona, ibintu byose biguma ari bimwe, nyamara mwe muvuga yuko ngo ejo hazaza nyine hazaba ari ejo hazaza." Kuri Musk ibi byatumye ashobora kuhakura igitekerezo. Musk rero avuga yuko ajya gutangira gukora igishushanyo mbonera cy'imodoka cyangwa igitekerezo cyayo byaturutse kuri ayo magambo umuhungu we yigeze kumubwira. N'ubundi Musk yatekereje ko kuva yabona imodoka zizwi nk'ama pickup, burya ngo wa mugani nta gishya ziba zifite kuva yazibona. Ni imodoka nyine irangaye inyuma, wenda ihindurwaho duke ikaza ihenze, nyamara wari ugasanga nta byihari ifite. Kuko igitekerezo cyo kuyikora uko cyaje. Elon Musk usanzwe benshi babona nk'umukire utandukanye n'abandi bose isi ifite, kuko azwiho burya kudahisha uko abona ibintu, kabone nubwo byabira umuhombya amafaranga menshi kandi byajya bikora kenshi cyangwa akagira abamubona nabi. Urugero mu 2022 yigeze kuvuga ko ashaka kugura Twitter, avuga ko ashaka ahantu umuntu avuga yisanzuye, byitwa free of speech. Gaterwa nuko yanengaga ko Twitter aho kuba urubuga abantu bisanzuriraho ahubwo ikoreshwa n'inzego za leta. Ndetse igihe Twitter yahagarikaga konti wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, Musk yavuze ko azamusubizaho nayigura, kandi koko mu 2022 mu kwa 11 yarabikoze amusubiza kuri Twitter. Tukiri kuri Cybertruck, Tesla ivuga ko ifite umubiri w'icyuma gikoze mu buryo bigoye ko yangirika, yewe ngo niyo n'umwanda wayijyaho ntubona aho ufata. Ikoze mu buryo yanyura mu mazi areshya na santimetero 76, kandi Cybertruck yicaramo abantu 5. 2 birumvikana bicaye imbere ndetse na 3 bicaye mu myanya y'inyuma. Twigeze kuvuga ko ari pickup, gusa nubwo ariko biri inyuma yayo haranafungwa
yewe ntumenye ko harimo n'imizigo, bitandukanye n'izindi nyinshi tujya tubona. Iki gitangaza cy'imodoka Musk avuga ko yakoze siko benshi babibona. Abenshi bavuze ko Musk ayikabiriza nyamara ari imodoka y'igihuha cyangwa isanzwe. Abenshi bayinenga ko nta karita ifite cyangwa se ubuziranenge buhagije. Gusa muri 2024 yahawe amanota 8 ku 10 n'ikigo gishinzwe iby'amamodoka cyangwa se kuyagenzura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone ku bayinenga bavuga ko iyi modoka umubiri wayo uko iteye kuyikorera amasuku bigoye kuko utitonze iragukeba bitewe n'uko umubiri wayo uri flat cyangwa se inguni zayo zikaba zikeba. Yewe bavuga ko utitonze ahubwo iyi modoka ishobora kuguca ibisebe mu gihe wewe wari uzi ngo uri kuyikorera amasuku. Ikindi bavuga ko ibangamira abanyamaguru. Bavuga ko kubera ukuntu iteye iramutse kunyuzeho uri umunyamaguru cyangwa se abatwara amagare ishobora kuguca ibisebe kuri ako iteye ku buryo yakebana. Ndetse bigaragara ko ngo hari ibihugu bitemera ko icuruzwa, mu rugero nko muri Australia kubera ikibazo cy'uko iteza kuri aba banyamaguru cyangwa se abandi bantu baba batwaye amagare, cyane cyane nyine baba bagenda mu mihanda yagenewe abanyamaguru. Tesla ivuga ko ahubwo nyamara ibyo bivugisha ngo bazabibona umunsi yakoze impanuka cyangwa se ikarinda abayigendamo, kuko uburyo iteye ngo kuyigonga we ntacyo ushobora kuba uyirimo, ahubwo ukiyigonze nicyo cyangirika. Nyamara kugeza ubu Tesla imaze kugurisha kuzigera ku 11,688 imwe ikaba igura amafaranga agera ku 80,000 by'amadolari. Twebwe turi The Fixers. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri @ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe.
ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.